News TV, amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose. Nizere ko mumeze neza kuko ari byo mbifuriza, ariko abatameze neza nabo bihangane. Hanyuma ibihe bihora bihinduranya. Niba wakoze icyo wagombaga gukora mu gihe wagombaga kugikora, nta kabuza bizahinduka kuko ibihe bihora biha ibindi. Hanyuma uyu munsi turagarutse nanone mu kiganiro nabateguriye insanganyamatsiko nk'uko bisanzwe. Ntekereza ku nsanganyamatsiko zitandukanye zishobora gufasha umuntu, zishobora gufasha abantu umwe, babiri cyangwa batanu cyangwa 10 cyangwa 500 cyangwa 5,000, kuko biba ari mu buzima busanzwe. Ngakora ubushakashatsi nkavuga uti reka dusangire iki kintu. Akaba ariyo mpamvu njya nsaba abantu bose iyo ngiye gutangira utarakora subscribe kugira ngo ube wakora subscribe, noneho ukore na kariya kazogera cyangwa notification, kugira ngo ikiganiro uko kizajya kigeraho ntibibe ngombwa kutegereza ko umuntu akikwereka akigusharinga, ahubwo nawe ukibona kuko aba ari ingirakamaro, cyangwa kikaba cyanafasha undi muntu, cyangwa kikakugira akamaro nonaha, cyangwa kikaza kugirira akamaro mu gihe kizaza. Hanyuma uyu munsi nashatse ko tuganira ku bibazo umuntu atagomba kubaza umugabo. Njya nkora ubushakashatsi butandukanye kugira ngo nzane ikintu kibyibushye, ndetse buri wese nacyumva yumve koko namubwiye, yumve harimo ubutumwa bwe namugeneye. Uyu munsi nifashishije urubuga rwitwa Marie France, ndetse nifashisha n'igitabo cyitwa Accepter la différence. Hanyuma nzana ibibazo bitandukanye nka bingahe umuntu atemerewe, umugore cyangwa umukobwa utemerewe kubaza umugabo. Ni kenshi abagabo ko bakunda kuvuga ngo baracecetse, ngo umugabo, ngo cyangwa umugabo ngo dushobora kumara iminota 5 ngo 10. Ubwo nimvuga umugabo harimo n'abafiancé 20, ati ntitugira ibintu tuganira. Akenshi ugasanga rero kuko abagore bumva ko ari nature y'abagabo guceceka, akenshi bagenda bazana ibibazo byo kubaza kugira ngo batangize ikiganiro. Yego, kugira ba creating ibiganiro, ukumva azanye ikibazo nyine kugira ngo nibura amushotore bagihereho baganira. Uyu munsi rero ndagira ngo mubwire mwaganira, mwablaga, mwaba mwanarakaranye, kuko hari igihe umuntu inshuti yawe umugabo ubona yarakaye, ukazana utubazo two kumwiyenzaho nibura kugira ngo uvuge ngo sararakaye, ese nagarakaye. Kuko hari n'abagabo baba baruje, ntumenye ngo ararakaye, ntumenye ngo nuguceceka bisanzwe, ntumenye ngo arishimye. None ugasanga abagore akenshi ari kuzana utubazo kugira ngo amushotore nyine, cyangwa amenye ngo arishimye, arababaye, amenye mbese mood arimo. Hanyuma rero mu bibazo ugomba kwitondera, icya mbere ni ikibazo kibaza ngo mu nshuti zanjye, bibaye ngombwa nko mu nshuti zanjye, ngo ubona ari nde mwaryamana cyangwa mwakora sex nyine mu nshuti zanjye. Arumva kenshi umugore aba afite inshuti anabazi nk'umugabo. Ubwo ushobora ko urutondo ukavuga hagati ya Yuyu na Gloire na Aline na Ange wenda, ukazana nk'urutonde rw'abantu ukamubaza ati ubona muri bariya ari nde mwaryamana. Bibaye ngombwa ushobora kubizana uri guseka, wenda ukumva ni blague uri kuzana cyangwa niki. Iki kibazo ngo kirazira, abagabo baracyanga kuko ubumubangamiye pe, ubumubangamiye. Iyo abaye umwana mwiza ashobora kugusubiza ati nta wundi ni wowe wenyine. Aho aba ari umwana mwiza, ariko nabwo biba biturutse kure cyane. Ariko akenshi ashobora kugukanurira, niba waruzanye ugira ngo ni blague mugiye gutangira, ahubwo bikaba bibi kurushaho. Hari nujya kumva wenda ahubwo ubigize bibi, ukumva yakubaza ngo hako nta kintu cy'ubwenge ugira muri uwo mutwe wawe, atakubwiye mu rutwe nyine, kugira ngo ubwo yabaye umwana mwiza. Iki kibazo rero ntago kibaho. Ubwo wowe mukundana ni wowe mwenyine baba mwaryamana, full stop, nta wundi muntu. Hanyuma ikibazo cya kabiri, kandi abagore benshi dukunda kugikoresha, ukumva uri kumubaza ngo ese urabona narabyibushye. Akenshi abagore kugira ngo kubaza iki kibazo, abaza iki kibazo uyu mugabo, baba barabivuzeho. Wenda umugabo kwa kunina bivuze ashobora kuba mucunga, akabona ko
abyibushye, wenda ntabivuge da cyane ko ntacyo ari bubikoreho, wenda akenshi hari n'igihe biba bitewe na natio cyangwa uburyo umugore arimo, abenshi hari igihe aba ari konsa cyangwa atwite, nyine hari ibintu biri aho ngaho umugabo abona nta nicyo yabihinduraho akabyakira cyo nyine, ukabona umugore ari kwigiraho nawe arabizi ko abyibushye, wajya kumva aramubajije ngo uri kubona narabyibushye, ngo se we ngubona narabyibushye. Abagore benshi ntawe ubibaza ameze atya ahagaze atya, akenshi babibaza bose bameze gutya ngo narabyibushye, ari kwireba nyine nk'inyuma, kubera ko abona akenshi utifitiye confidence cyangwa abona nyine ko utari fiere nawe ubwawe. Rero ibaze mu gihe ugaragaza ko utari fiere n'ukuntu umeze kugira ngo wumve umugabo, ubwo si wajije umugabo icyo kibazo mu by'ukuri ushaka kwakubwira ngo warabyibushye cyane, hari ujya kukubwira ukumva arakubwiye ngo nuko ubyibuha gusa se ahubwo, kandi kubera ko yabuze icyo akubwira rero usanga kimusubiza inyuma, nyine gituma gishobora gusubiza situation irudubi, kandi wenda wakibajije hari akantu uri gushaka gukemura cyangwa kuzura simbizi cyangwa kuzana ambiance kugira muganire. Hanyuma ikibazo cya gatatu utagomba kubaza umugabo ni ikivuga ngo ese urankunda mu by'ukuri, koko urankunda? Like if utabyizeye nyine nawe none ibaze ubitegerejeho umugabo, umubaza ngo koko urankunda vraiment. Ukibaza rero iki kibazo si ngombwa kukibaza umugabo kuko uba uri kumwiyenzaho. Niba muri kumwe uri umugore we cyangwa uri fiancé we yarakwemeye, etape zigeze ahantu kure, kubimubaza ntacyo biri bwongere, nta n'icyo aba ari bugusubize. Icyiza uratuza ukareba mu bikorwa cyangwa amarega, ntikameme ntiwayoberwa umuntu ugukunda cyangwa utagukunda, rero si ngombwa. Ni stupid question rwose, si ngombwa kubimubaza, n'abagabo barabyanga uba umubangami, ubwo tutabeshya uba wumva ukeneye ko gusubiza ngo iki. Urumva akenshi ari igihe akubwira ngo ubwo se ntagukunda, ubwo se ubundi abagusubije. None ugasanga ibibazo nka bino hari igihe bizana ibibazo kugira ngo bizane ibisubizo, kandi wenda atari cyo wari ugendereye. Iki kibazo nacyo abagabo baracyanga. Hanyuma hari ikindi ikibazo cya kane ubaza ngo se hagati ye nanjye ngubona ngo ari nde mwiza. Urumva hari igihe mukundana n'umusore cyangwa muba mushakanye n'umugabo, ariko yarigeze kugira umu ex unamuzi wenda, cyangwa n'aba ex tuvuge umwe cyangwa babiri simbizi cyangwa batanu, ukajya wumva uri kuvuga ngo se hagati yanjye nawe ngubona ari nde mwiza. Ushaka kubibaza uri gukina, uri nkaho uri kwitetesha. Hari igihe abagore dukunda guteta, ariko iki kibazo abagabo baracyanga, ntacyo uba umubajije, mbese nta kintu uba umubajije ngo se hagati yanjye nawe ubona ari nde mwiza. Urumva, kandi akenshi hari igihe muba mwahuriye ahantu, kuko hari igihe abantu agira n'umuntu yakunze, wenda ubwo nibiba ari n'umu ex we ubizi, none ugashaka kumubaza comparaison, kuko hari igihe muba mugihurira ahantu, hari igihe muba mufite ibintu bikibahuza, byanze bikunze muba muri buhure nyine mugahurira ahantu, ukaba wabona uri guta ngo se ngubona ngo hagati yanjye nawe ari nde mwiza. Iyo abaye umwana mwiza ashobora kugusubiza ashinyirije ngo wewe ngo hari uwakuruta si ubwiza. Ibaze nk'umuntu mukuru nyine agusubije nka gutyo, n'ubundi ntaba agusubije ibyo washakaga, aba agusubije akwikiza, ariko ni ukugira ngo juste amahoro ahinde. Aho nibwo umugabo hari igihe umubaza ikibazo nk'icyo bigatuma agusubiza ibintu biri bizarre, ukaba wababara kurushaho. Hari n'urwenya, ntabwo nibuka umuntu warunteye. Iki kibazo nk'icyo ngicyo ushobora gutuma umugabo agusubiza nabi, ugatuma ubabara kurushaho. Ngo umugabo yari ari kugendana n'umugore we mu mujyi, ngo barangije ngo umugore aramubwira ngo ariko musiga ubona ukuntu ngo igihugu kirimo ngo abagore beza, ngo harimo abagore beza cyane. None umugabo ngo aramusubiza ngo none se ubundi ngo ababi ko twabamaze twabarongoye. Urumva akenshi hari igihe aba ari ikibazo nyine umubajije kiri bizarre. Urumva rero icyo ngicyo cyenda kumera nka kiriya kindi. Ikibazo kindi gikurikiyeho icya gatanu ni ukumubaza ngo ese byari bimeze bite mu buriri igihe mwakoraga imibonano mpuzabitsina.
urumva hari umusore cyangwa umugabo mukundana, nka cya kindi navuze haruguru, akaba yarafite umu ex nawe uzi, cyangwa akaba yarakubereye nyine umwana mwiza akakubwira ngo naryamanye na kanaka, naryamanye na kanaka, ni urugero, ukaba ubizi ko hari undi mukobwa baryamanye, ukajya kumva umugore arikoze ngo ese ngo yari ameze gute mu buriri, byari bimeze bite igihe mubikora. Ibaze nk'icyo kibazo, uretse kuba umugabo wenda yaba ari umunyamahoro, ubundi waba ushatse intambara gatatu y'isi yose. Icyo kibazo rero kirazera yarabikubwiye, hari n'igihe ashobora kuba yaba yarabikubwiye muri blague, cyangwa wenyine yabyitekerereje akabikubwira bitewe na situation murimo. Hari n'abagabo bakunda gufata nk'agacupa kanezerwa, akaba yakubwira histoire nyinshi, noneho nawe ugatekereza ko wabyuririraho, ugahita umubaza c'était comment, byari bimeze gute mukora sexe nawe. Icyo kibazo rwose uretse kwiyenzaho umuntu nta kintu ububajije, kandi hari abagore benshi babibaza. Hari ikindi kibazo kibi cyane abagabo banga kitagira nicyo kibara uretse kubiyenzaho. Kubaza umugabo ngo bibaye ngombwa hagati yanjye na mama wawe wahitamo nde. Icyo kibazo hari abagore bakibaza ari blague, wenda akumva ko yatese, akumva cyangwa ko ari kuzana ikiganiro bya bindi navuze, akabona muracecetse mu mazu umwanya nta kuvuga, ukavuga uti reka ntangize iki kiganiro ndebe, ugaza uti ariko hari n'ubivuga abishizemo romance nyinshi, ariko chérie hagati yanjye na mama wawe hari n'ushobora kuba abishize mu kinyabupfura akavuga uti mama nkuko bamwe babita, cyangwa akavuga ari njyewe na mabukwe. Nyine ibaze, ariko ukamubaza ngo hagati yanjye na mabukwe wahita bonde bibaye ngombwa. Icyo si ikibazo cyo kubaza umuntu rwose. Umugabo akunda mama we nka mama we, agakunda n'umugore we nk'umugore we. Si ibintu byo gukompara rero, ntago ari ibintu byo gukompara ngo abiki ngo cya ntago ari ibintu byo gukompara. Rero umugore wazi mugabo iki kibazo rwose uba uri kumwenzaho ku buryo ushobora gusanga ibintu bibaye bibi kurusha uko wabitekerezaga ko ari byiza. Ikindi icyanyuma wenda none nshobora kuvugaho, ni ukubona umugore abwiye umugabo ngo dushobora gusohokana tukajyana gusangira n'inshuti zawe. Aha uburyo ndi bubivugemo, urabona hari igihe umugore aba afite gahunda ze, ukanazipanga, ukabwira wenda umugabo wawe kwa gatandatu, kwa gatanu, kwa kangahe dufite gahunda n'inshuti zanjye, birazwi birarangiye. Noneho tuvuga umugabo nawe afite gahunda, yaranabikubwiye nzasohokana, wenda aranabakubwira rimwe na rimwe urabazi, cyangwa n'igihe atabakubwira ngo uzasohoka n'abakopa banjye n'ababesto. Urumva warangiza umugabo akagenda akitegura akamera neza, hariya wajya kubona ukabona nk'umugore aricaye, ukumva ngo ariko ngo waretse nanjye tukajyana n'izo nshuti zawe. Icyo kibazo ni ukuri ntabwo kiba gifite ubusobanuro, kuko akenshi bigaragara ko umugore ari nko utagirira umugabo icyizere ibyo agiyemo. Kandi akenshi iki kibazo abagore bakibaza ari uko umugabo wenda mutamera, hari igihe umugabo ajya kugenda hari utuntu mwashamiranyeho mutameranye neza, mbese mutari no muri mood nziza, kuko hari igihe mwaba mwari muri ambiance yo kwishima, warangiza ukumva wabimubwira se waretse tukajyana, ariko nyine ubona ari ambiance murimo. Noneho mwari mwashamiranye, agiye kugenda mutanishimye, wenda mufite akantu mwapfuyeho, gahunda ye urayizi, warangiza ngo ariko waretse tukajyana. Icyo kibazo kiba ari ukwiyenza pe, biba ari ukwiyenza, kandi bikagaragara ko uri kwiyenza ku muntu. Rero hari akandi kabazo kenshi ngo abagabo banga ukumva ngo wampaye ngo password yawe ya telefone wenda cyangwa ya social media, ngumva wampaye password ya social media runaka cyangwa y'ino telefone yawe. Icyo kibazo niba umugabo yarafashe umwanzuro wo gushyiramo password, wo gushyiramo umubare w'ibanga muri telefone ye ntawe ugusangize, minzi ko hari impamvu. Rero kuvuga ngo wampaye password yawe ni ikintu cyo kwiyenzaho, kuko iyo biba ngombwa wenda ntiyari kwishyiramo, cyangwa yayishyiramo yumva ko ari umutungo wanyu mwembi, biri ngombwa ko ukeneye kumenya, yawe ugusangiza. Ariko ntacyo ukumva icyo kibazo ngo ushobora kumpa password yawe. Urumva umugabo abenshi hari igihe ahita gusaba nka telefone gutyo, ukayimuhereza nko mu ntoki, ukajya ngo agiye kuyigushyiriramo akanayibika.
niba ari cya kiganiro watangira kugira ngo n'utuntu tw'amablage two gusetsa ugasanga bibaye bibi. Rero hari ibibazo byinshi ushobora kubaza umuntu. Uru ni urutonde none nabakoreye, ariko hari ibindi. Nibura muri ibi bibazo niba hari ibyo ukunda gukora, niba umugabo wawe nanjye kuvuga ngo ataragukura amenyo ni bibi cyane, gukurana amenyo nabwo, ariko hari ibibazo byiyenza ukakibaza umuntu umwiyenjejeho. Rero ibi bibazo nibura wumvise harimo nka bingahe ujya ukora, cyangwa wajya gutekereza gukora stop. Abagabo barabyanga, kandi uko kushize mu bwenge wumva nyine byaba ari ukubiyenzaho. Hanyuma rero ndagushimiye, kandi niba hari ikintu wumva wungutse wumvise, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ubunteye inkunga, kandi n'ubutaha ujye ubona n'ibiganiro byacu. Ariko nkomeza gushimira abamaze gukora subscribe, abakora share, abakora like, abaduha ama comment. Mwese ndabashimiye, ayaba inbox ndetse no kuri YouTube munsi y'ikiganiro nko twaba twagikoze. Hanyuma amahoro y'Imana abane namwe, turabakunda cyane. Bye.